bakuzi ba BS TV twamukije muri wose kubibona isitandukanye twizera ko meze neza natumeze neza Imana iratwakoze kiganza uyu munsi birakunda ejo bikanga ngira ngo hano turi ku kibuga cya Nyabeke mu nkambi habereye umukino ukomeye cyane wahuzaga inkambi ya Nyabeke n'ikipe ya Dioro hano kuri kapitani twakaze murakoze cyane ibwira abakunzi ba BS TV amazina yanjye banyita Nkunziza Magnifique ariko nzi kazina ka Prefano mu nkambi ya Nyabeke. Kapitani match irarangiye mutsinze ibitego 4 nirebanga mwakoresheje uyu munsi hano ni mu rugo tumaze iminsi dutegura match igihe kingana n'amezi abiri tuyitegura twegera ku cyumweru akagira izindi gahunda zihinduka ariko ubu ngubu cyari igihe kirekire twiteguye match hanga mu rugo kabisa abakinyi bafite umwuka bari bakumbuye match yo kumara amanota 3 hano mu rugo imbere y'umufana nta kiri cyari gisigaye kwa rukoni intsinzi by'umwihariko watsinze ibitego 2 nireba ngakoresheje uyu munsi ikindi ni ugutuza ukayobora abagenzi bawe neza ikindi ni Imana byose kabigufashamo n'abatoza bakabidufashamo n'inama batugira bibikurikije byose ibitego biraboneka. Kapitani turagushimiye murakoze cyane turi kumwe na kocha wundi ibira bakuza wa BS TV amazina yawe yitwa nde nitwa Mupenzi Ndagije nkaba ndi umutoza w'ikipe ya Nyabeke. Mupenzi kuri BS TV mutakaje intsinzi ibitego 4 kuri kimwe niribanga mwakoresheje uyu munsi ibanga nta rindi nuko nukuvuga ngo yo abakinnyi bumvira inama z'umutoza ndakeka nta kindi cyabananira. Uyu mukino ni iki warugamije kuri uyu munsi ese ni gishuti cyangwa se hari ibindi bihembo biruza gutanga uyu munsi uyu mukino wari gishuti kuko nukuvuga ngo iyi kipe ni y'Ikigali ni kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda ngo isuka ibagarira ubucuti nta karenge ni mu buryo rero bifuje ko dukina umukino wa gishuti bivuze ngo natwe mu minsi mike tuzaya kubishura. Mupenzi ninde mukinnyi wabaye wa mudimashe uyu munsi preference ibitego 2 ninde kubwaho ninde wabaye mukinnyi mwiza ku bwanjye abakinnyi bose bari kuri level imwe kuko nukuvuga ngo haba ngo watsinze ibitego 2 haba nundi utatsinze igitego nukuvuga ngo ikipe aba ari ikipe muri rusange. Urakoze kocha sawa sawa ndabona mukinnyi ibira bakuza BS TV mukomere yes amazina yawe yitwa nde amazina yanjye banyita Karuvajari Kapo Karuvajari kuri BS TV turakwakiriye murakoze cyane mutsinze ibitego 4 kuri kimwe ngira ngo nirebanga mwakoresheje uyu munsi nukuvuga ngo twakoresheje ubumwe no gushyiramo imbaraga ntago byakunda ko badutsindira wanje wa Taifa. Niki wabwira abakunzi ba bikipe ya Nyabeke by'umwereko impunzi abakunzi b'ikipe yacu ndababwira yuko tubafitiye match nyinshi zigomba kubera ahangaha akazi kacu nukubereza ibyishimo nukubatsindira buri munsi tukabereza ibyishimo kabisa. Kabaza twagushimiye murakoze cyane sawa iri BS TV komeza ube kuri BS TV ngira ngo na Muhodari defenseur mwiza cyane hano Muhodari mwiza bite isawa kabisa match mwitwa neza mutsinze ibitego 4 kuri kimwe ndiranga mwakoresheje uyu munsi match yari umuriro no gushira hamwe n'ubumwe tugira bwa ekipe kuko iyo umuntu atsinze igitego ntago aba ari ikiwe tukita icya ekipe cyose. Abakunzi ba Nyabeke icyo babwira ni ubutumwa wabagenera yewe abakunzi ba Nyabeke nakwe turabakunda kandi courage dufite match nyinshi ari zindi turi gutegura kujya Mahama next week dushobora kugenda kandi ndizera yuko tuzaba turi kumwe mu buryo bwo ku mutima. Mu by'ukuri uyu munsi mutanze ibyishimo ku nkambi ya Nyabeke ngira ngo reka tugushimire nejo we tuzaba turi kumwe yego ni ibisanzwe aha ni mu rugo. Sawa Jarike n'abatamwana kuri BS TV Jarike ni sawa nta kibazo uyu munsi watsinze igitego cyiza cyane igitego cya 4 nirebanga akoresheje umunsi Jarike ewane usibye Nyagasani wenyine na tekinike mutoza noza ndamushimira niwanyigishije turiya tuntu ewane kabisa ndetse n'abafana baje kudufana baduteye motivation kugira ngo dutsinde kabisa. Nabonye userebura ukuntu turadukojya dukuye turiya tuntu nta wundi ni Bukayo wenyine muri Arsenal turagushimiye ewane merci kabisa. Ndabona mugenzi wawe hano katumuye ikaze gura kuza BS TV witwa nde nitwa Reba kabisa witwa Reba umukino wabonye gute ewane umupira ewane wari neza ariko ntago babyoroshye sibyo gushyiramo imbaraga cyane ariko kubera umutoza aba yaduhaye imyitozo myinshi tukabikurikiza ugasanga biraduhuriye kabisa. Mutsinze ibitego 4 kuri kimwe niribanga mwakoresheje uyu munsi kugira ngo mutsinde ibitego 4 byose munyagire ekipe ewane ibanga ni icyambere ni confidence kuba wifite confidence muri wowe so icya kabiri y'Imana yagufashije bigenda neza football rero football ntago
yawana football ushobora kuba uri umutekinisiye umunsi ntibiguhira ariko cyambere ni imyitozo kabisa. Mu by'ukuri reka tugushimire nire jambo bwira abakunzi b'ikipe yanyu by'umwihariko Impunzi hano Nyabiheke. So icyo nabwira abakunzi banjye cyangwa abakunzi ba ekipe nuko bakomeza kutujya inyuma bakakomeza kudufana izo mbaraga baba baduha natwe tugakomeza kubaha ibyishimo. Murakoze. Reka tugushimire. Sasa murakoze.